Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba NG Empire, nizere ko mumeze neza aho muri hose hatandukanye mu bihugu murimo bitandukanye, ariko by'umwihariko ndahera mu gihugu cy'u Rwanda. Nizere ko mu Rwanda mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali aho muri hose mumeze neza kandi mukomeje gutekana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi kandi ndasuhuza abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda namwe nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza, abari muri Tanzania, Burundi, Uganda ndetse na Congo ndetse n'ibindi bihugu biri hirya yaho muri Afurika hatandukanye. Abari i Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada ndetse n'abari muri Aziya, mwese ndabasuhuje. Umwami Imana akomeza abishimire kandi akomeze abagirire neza muri byose. Reka rero tugaruke twiganirira kuri iyi topic y'uyu munsi. Uyu munsi mumenyereye ko nza mbagezaho documentaire tumwe na tumwe, nkabagezaho utuntu turi historique ku bintu bimwe na bimwe, cyangwa se n'andi makuru atandukanye ngenda mbagezaho, ay'aba star runaka, y'abayobozi runaka. Ariko uyu munsi noneho ntabwo ari byo turi buganireho. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic bita urukundo. Ubundi urukundo nicyo kintu tugiye kuganiraho, kandi turakiganiraho mu buryo buri simple, mu buryo butavuna mu mutwe ha buri wese, cyangwa se mu buryo bitaza kugora umuntu uwo ari we wese. Turaza kubiganiraho ku buryo umuntu wese abasha kumva no gusobanukirwa koko imbaraga z'urukundo icyo ari cyo, ku buryo buri muntu wese ari buze gusobanukirwa ishusho y'urukundo iyo ariyo. Benshi bakunda kwibaza ngo ariko ubundi urukundo ni iki? Urukundo ubundi rufite ishusho ki? Urukundo ubundi rumera rute? Ariko urukundo mu by'ukuri rufite ishusho, kandi urukundo rufite ibikorwa, rufite inyito, urukundo rufite ibyo rugendera, rufite uko warutwara, cyangwa se rufite aho rwareberwa, rufite ishusho. Reka mbivuge gutyo, urukundo rufite ishusho mu by'ukuri. Rero muri iyi minsi urukundo rusa naho rusigaye ruri mu nyungu gusa. Urukundo rusigaye rusa naho ruri mu nyungu. Mu by'ukuri umuntu uyu munsi akwereka urukundo ariko afite something agiye kugukuraho, cyangwa se agiye kugushakishaho, kugira ngo uzabone rwa rukundo rwitangira umuntu, cyangwa se rushobora kugaragarira umuntu runaka, nta kindi kintu cyangwa nta yindi nyungu runaka rumukeneyeho. Uyu munsi biragoye. Ni nayo mpamvu muri ino minsi iyo tugiye muri gice, cyangwa se muri partema y'umuryango, ubona ko imiryango imaze gukonja, imaze gusenyuka, ubona ko imiryango imaze gutakaza indangagaciro zo kwihanganirana. Ibyo byose ni impamvu z'urukundo rugenda rutakaza umwimerere warwo, rugenda rubura ya shusho turi buze kurebera hamwe mu kanya gato cyane, za mbaraga zarwo, bya birango cyangwa se za pariti zarwo zigenda zikaruha ishusho ya nyayo, zikaruha imizi yarwo, ndetse zikaruha n'uburemere. Nk'uko rero tumaze kugenda tubibona muri iyi generasiyo, abayirimo cyangwa se abakiri bato n'abakuru yenda bakibasha kubireba neza no kubyitegereza, mugenda mubona ko urukundo rwamaze gutakaza imbaraga, rwamaze gutakaza umwimerere, rwamaze gutakaza indangagaciro, rwamaze gutakaza buri kimwe muri sosiyete, cyangwa se muri kamere muntu. Tureke kuba yenda muri sosiyete, tuvuga muri sosiyete dushobora kuvuga muri sosiyete nyarwanda, ariko reka tuvuge muri kamere muntu muri rusange. Urukundo ubona ko rwamaze gukonja, rwamaze gutakaza imbaraga muri kamere muntu. Rero hari icyo Bibiliya itubwira ku rukundo. Impamvu nifashishije Bibiliya ni uko abantu benshi bakunda kwibaza ngo ubundi urukundo ni iki? Ese ubundi urukundo rusa rute? Ese ubundi urukundo rugira ishusho? Ese urukundo ni iki? Mu by'ukuri abantu benshi bamaze kuyoberwa urukundo, ariko ubundi urukundo rufite ishusho, urukundo rufite izina, urukundo rufite inyito, urukundo ruragaragara. Rero twifashishije Bibiliya, hari umurongo turi buze kwifashisha kugira ngo tuze gusobanukirwa neza imbaraga z'urukundo, cyangwa se urukundo ni iki, tuze gusobanukirwa urukundo icyo ari cyo. Reka twifashishe uyu murongo ugaragara muri Bibiliya kugira ngo tuze gusobanukirwa urukundo nyakuri. Turebe n'impamvu uyu munsi urukundo rusa naho rutakaje umwimerere, turebe impamvu urukundo muri ino minsi rusa naho rutakaje imbaraga, turebe impamvu urukundo uyu munsi rusa naho rwabaye fake, rutakiri urukundo rw'imbaraga, rutakiri urukundo rufite ireme, rutakiri urukundo rubasha kwihangana. Reka dufatanye turebe, munyihanganire, tubanze twinjiye muri Bibiliya gatoya. Ntabwo ndi bubarambire, ni verse rwose ntoya cyane ndi busome kugira ngo tuze gusobanukirwa urukundo icyo ari cyo. Reka turebe rero kuri ku rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto 13 ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Kristo. Haravuga ngo urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, kandi urukundo ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Ngayo nguko guys, reka nsubiremo uyu murongo
nitonze kugira ngo tuze gusobanukirwa, tuze kumva neza urukundo ishusho yarwo ni iki. Ndashaka abandi bibaza ngo urukundo ni iki, ndashaka abandi bibaza ngo urukundo ubundi rubaho, ndashaka abandi bibaza ngo urukundo ruri mu yihe shusho, urukundo rusa rute. Urukundo rurasobanutse kandi urukundo rurumvikana. Reka nongere nsome twumve neza urukundo icyo ruvuga. Ni urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto 13 umurongo wa 14. Reka dusome duhereye kuri kane, numva ni 13 kugenda ukagera kuri 14, ariko duhere ku murongo wa 4. Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, kandi urukundo ntirwihimbaza, urukundo ntirukora ibiteye isoni, urukundo ntirushaka ibyarwo gusa niyo niyongereyeho, ariko urukundo ntirushaka ibyarwo, urukundo ntiruhutiraho, urukundo ntirutekereza ikibi ku bantu, urukundo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Guys, nguko urukundo uko rumeze. Birababaje kandi biteye agahinda kubona uyu munsi umuntu ashobora kuba yakubakana na mugenzi we, yaba umugore cyangwa yaba umugabo, bakagira akantu gatoya bapfa kadafite n'ishingiro mu by'ukuri, ubona ko kadateje impungenge cyangwa se katateze impungenge, ariko mugenzi wundi cyangwa se yaba umugore ku ruhande rw'umugore cyangwa yaba umugabo ku ruhande rw'umugabo akananirwa kwihanganira mugenzi we ngo bakomeze urukundo batangiye. Birababaje kuba umugore n'umugabo bashobora kubana mu nzu, umwe yagira iterambere undi akabigirira ishyari. Biteye agahinda, biteye n'umubabaro kubona urukundo rwarabuze mu bavandimwe uyu munsi, rukabura mu babyeyi, rukabura mu bana. Ni agahinda kababaje cyane, ni agahinda kabi, biteye isoni n'ikimwaro kubona urukundo rusigaye rwarabuze mu bantu. Ariko mu by'ukuri Bibiliya yo isobanuye urukundo urwo ari rwo. Bibiliya irasobanuye ngo urukundo ntirwishakira ibyarwo gusa. Urukundo mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo urukundo ntirwikubira, ntirwiharira, urukundo ntirwifuza cyangwa se ntirugirira ishyari undi muntu. Urukundo rwifuriza ineza mugenzi warwo, kandi urukundo rwihanganira byose. Ngiryo ibara ry'urukundo, nguko uko urukundo rukwiriye kubaho. Urukundo nyarukundo rwihanganira byose, urukundo nyarukundo rwihanganira ikigoye, ikiruhije, igikomeye ndetse n'icyoroheje. Urukundo rwihangana mu bukene ndetse no mu bukire, urukundo rurihangana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Urukundo nyarukundo ni urwihangana, urukundo nyarukundo ni urwihangana. Guys, niba unyumva wubatse, niba unyumva ufite umugore, niba unyumva ufite umugabo, umenye ko urukundo rurangwa no kwihangana, urukundo rurangwa no kugira neza, urukundo rurangwa no kugwa neza, urukundo rurangwa n'imbabazi. Utababarira urukundo ruri kure yawe, ariko niba uzi kubabarira wuzuye urukundo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndagira ngo mbasobanurire urukundo icyo ari cyo.